kiganiro cyacu giheruka twari twagarutse ku muvuduko ukabije w'amaraso, imwe mu ndwara zica benshi kandi bucece. Uyu munsi n'ubundi ntabwo turi bujye kure, turagaruka ku ndwara y'umuvuduko muke w'amaraso. Turarebera hamwe iki iyi ndwara ariyo, ibiyitera, ibimenyetso byayo n'uko iyi ndwara yirindwa. Nguhaye ikaze kuri General Knowledge Infotainment. Nubwo benshi bakunze kuvuga cyane ku muvuduko ukabije w'amaraso high blood pressure, ariko niyo amaraso atembera gake low blood pressure nabyo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mubiri. Igihe amaraso atembera ku rugero rw'140 kuri 90, bivuga ko umuvuduko w'amaraso yawe uri hejuru cyane, high blood pressure cyangwa se hypertension. Naho iyo umuvuduko uri munsi ya 90 kuri 60, bivugwa ko umuvuduko ari muke cyane, low blood pressure cyangwa se hypotension. Kugabanuka k'umuvuduko w'amaraso bishobora kuba rimwe na rimwe, ariko ntibigire icyo bitwara, nko mu gihe wicaye cyangwa se uryamye. Ku bantu bamwe na bamwe guhagarara igihe kirekire nabyo bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso yabo ujya hasi. Gusa hari igihe umuvuduko muke w'amaraso hypotension ushobora kumara igihe kirekire, bikaba byanateza akandi kaga ku buzima bwawe. Ku bagore batwite, ku bantu batakaje cyane amaraso nk'igihe bakomeretse, amaraso atembera nabi bitewe n'indwara z'umutima, gucika intege bitewe n'umwuma, kuba wiriza ugamije gutakaza ibiro, ikibazo mu misemburo yawe nk'igihe urwaye indwara ya diabete, tiroide cyangwa se izindi ndwara zibasira imisemburo, infection zimwe na zimwe ndetse na shoke yakwibasira umubiri, ni bimwe mu bishobora gutuma ugira umuvuduko muke w'amaraso. Guhorana amaraso atembera gahoro rero si byiza, kuko bituma mu bice bitandukanye by'umubiri hatageramo umwuka mwiza wa oxygene, bikaba byatera kuzungera, kubura ubwenge cyangwa se kwitura hasi. Reka turebere hamwe bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko umuvuduko w'amaraso yawe uri hasi cyane. Ibimenyetso biranga umuvuduko muke w'amaraso harimo kuzungera. Kuzungera cyangwa se kubona ibintu byose biri kuzungera ni kimwe mu bimenyetso bikomeye by'umuvuduko muke w'amaraso. Iyo amaraso atabasha gutembera uko bikwiriye ngo agere mu bwonko, bituma umwuka mwiza wa oxygene utabasha kuhagera, nuko bigatuma umuntu azungera. Iyo umuvuduko ukabije kuba muke cyane, ushobora no kwikubita hasi. Umutima uteragura cyane, iki ni ikindi kimenyetso cya kabiri. Niba umutima wawe wateraguye cyane, bishobora kuba biterwa n'uko umuvuduko w'amaraso yawe wagabanutse cyane. Mu gihe amaraso adatembera neza uko bikwiriye, bituma umutima uteragura cyane kugira ngo ubashe kohereza amaraso uko bikwiriye. Bishobora no gutuma uhumeka insigane, ukabira ibyuya kubera ko ubushyuhe bwiyongereye mu mubiri wawe. Igihe cyose rero uzabona impinduka ku miterere y'umutima wawe, ni ngombwa guhita wihutira kwivuza hakiri kare. Kumva unaniwe cyane, iki ni ikimenyetso cya gatatu. Mu gihe ufite umuvuduko muke w'amaraso, bishobora gutera kumva nta rutege ufite, ugahorana umunaniro. Mu gihe rero amaraso atembera, kuko ajyana umwuka mwiza n'intungamubiri, iyo adatembera neza uko bikwiriye, bigira ingaruka ku mbaraga z'umubiri wawe. Niba rero uhorana umunaniro udashira, ni ikimenyetso ko ugomba kugana kwa muganga ukisuzumisha neza, bakakubwira uko bihagaze. Hari inyota idasanzwe. Mu gihe uhorana inyota idasanzwe, ni ikimenyetso ko umubiri wawe wibasiwe n'umwuma. Ibi bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso yawe ugabanuka. Hari inyota idasanzwe. Inyota idasanzwe ni uburyo umubiri ukoresha mu kukubwira ko ugomba kongera amazi mu maraso yawe, mu kugerageza kuzamura umuvuduko wawe w'amaraso. Nubwo bwose inyota cyangwa se umwuma mu mubiri bidasobanura kugira umuvuduko muke w'amaraso, kuko hari n'ibindi bishobora gutuma umuntu agira umwuma cyangwa inyota, gusa ugomba kureba neza niba atari yo mpamvu ufite inyota idasanzwe. Hari ukureba ibicezi. Iki nacyo ni ikindi kimenyetso cy'umuvuduko muke w'amaraso. Kureba ibicezi ni ikimenyetso cy'umuvuduko muke w'amaraso. Kubura umwuka uhagije ndetse n'amaraso bitewe no kugabanuka cyane k'umuvuduko w'amaraso bigira ingaruka no ku maso burya. Ugatangira rero kureba ibicezi. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso by'umuvuduko muke w'amaraso ugomba kwitondera. Mu gihe ubibonye, ni ngombwa guhita unyarukira kwa muganga kugira ngo bagufashe, bakareba niba koko ufite umuvuduko muke w'amaraso, kugahita batangira kugufasha kugira ngo umuvuduko wawe wongere ujye ku rugero rusanzwe. Bimwe rero mu byagufasha kwirinda umuvuduko muke w'amaraso niba uhorana ibi bibazo, ushobora kubaza muganga wawe niba utakongera urugero rw'umunyu ufata, kuko umunyu ubasha kongera umuvuduko w'amaraso.
Niba twarabanye mu kiganiro cyacu giheruka cyagarukaga ku muvuduko ukabije w'amaraso, uribuka neza ko batubwiye ko bimwe mu bintu abantu bafite umuvuduko ukabije w'amaraso bagomba kwitondera ari urugero rw'umunyu bafata, cyane ko n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO cyangwa se OMS rivuga ko nibura ku munsi umuntu ataba agomba kurenza garame 5 z'umunyu mu byo arya. Urumva ko batubwiye ko ushobora kwegera muganga wawe ukaba wamubaza niba kongera umunyu ku mafunguro yawe butaba bumwe mu buryo wakwifashisha kugira ngo uzamure umuvuduko wawe w'amaraso. Ahangaha ariko ubyumve neza, nuko bibaza muganga, kuko muganga niwe ufata umwanzuro bitewe n'uko yasanze ikibazo. Reka tugaruke ku bindi. Ugomba kandi kunywa amazi ahagije mu rwego rwo kwirinda umuvuduko muke w'amaraso waterwa n'umwuma. Ugomba kandi no kwirinda guhaguruka wihuta mu gihe wari uryamye cyangwa se umaze umwanya munini wicaye. Hari ukurya kandi ibiryo bikungahaye cyane kuri vitamine B12 na folic acid mu rwego rwo kwirinda kubura amaraso. Kuko iyi vitamine B12 na folic acid bizwiho kongera amaraso. Iyo wagize ikibazo cy'amaraso bagusaba kwibanda ku biribwa cyangwa se gufata inyongeramirire zikungahaye kuri vitamine B12 cyangwa se folic acid. Unagirwa inama kandi yo gukora imyitozo ngororamubiri kenshi kuko ifasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Bakugira inama yo kwirinda kunywa itabi n'inzoga cyane kuko bituma amaraso atembera nabi muri rusange. Mu gihe rero wicaye ni byiza kwirinda gusobekeranya amaguru. Ku bagore batwite, niba ufite ikibazo cy'umuvuduko muke w'amaraso woweho, ni ngombwa kugisha inama muganga uburyo wakongera umuvuduko w'amaraso yawe. Ariko kandi hari n'ibindi ugomba kwitaho. Niba usanzwe ugira ubwivumbure budasanzwe ku kintu runaka, cyane cyane imiti yo mu bwoko bwa penicilline, cyangwa se ukunze kugira ubwandu bw'amaraso, imikorere mibi y'imisemburo, ugomba kwita cyane ku bijyanye n'umuvuduko wawe w'amaraso. Abahanga mu by'ubuzima banatubwira ko hari imiti ishobora gutera ikibazo cyo kugira umuvuduko muke w'amaraso, cyane cyane iri mu itsinda rya beta blockers, nitroglycerine, isohora amazi mu mubiri, ivura depression ndetse n'indi. Reka turebere hamwe ubwoko bwa hypotension cyangwa se bw'umuvuduko muke w'amaraso. Bitewe n'igihe gufatiye, iyi ndwara ishyirwa mu byiciro binyuranye. Iyo duhereyeho ni orthostatic. Tuvuga ko ari orthostatic mu gihe umuvuduko wawe ugabanutse ubyutse cyangwa se wari wicaye noneho ugahaguruka. Ibi biba ku bantu hafi ya bose kandi ibi byo ntabwo ari uburwayi. Birangwa kenshi no kumva uzungereye ukabona ibintu bimeze nk'ibikezi imbere yawe. Ibyo byo birikiza, ni ibisanzwe. Hari postprandial. Ubu bwoko bwo bufata cyane cyane abageze mu zabukuru barwaye indwara zo gususumira. Bikunze kubabaho mu gihe bamaze kurya. Iyo ni nka orthostatic, uretse ko yo yibasira abakuze gusa. Neurally mediated. Iyi ikunze gufata abana bakiri bato. Ikabibaho nyuma yo guhagarara igihe kirekire. Ishobora kandi no kubaho nyuma yo kumara igihe kinini ureba ibintu biteye guhangayika nka filime zimwe na zimwe, cyangwa se urimo gufana ikipe ikagitsindwa. Hari iyo mu bwoko bwa severe. Iyi niyo ikabije. Ubundi severe cyangwa se severe bivuga ikintu kirenze urugero. Iyi twayigereranya nka shock, ibaho mu gihe umubiri wawe hatari kugeramo umwuka wa oxygen uhagije. Ibi ni nabyo biba bikeneye kuvuzwa kuko iyo bitinze bibyara urupfu. Mu bindi bimenyetso bishobora kuranga umuntu ufite hypotension cyangwa se umuvuduko muke w'amaraso harimo kuremererwa mu mutwe, isesemi, kwiheba ndetse no kwigunga, n'uruhu ruhora n'urumeza. Si ibyo gusa kuko hari naho bigera ukumva warembye, ukumva igisigaye cyangwa se igishoboka gisigayeho ari ukuba waryama gusa, abandi nabo bakumva batameze neza gusa. Reka turebere hamwe uko hypotension ivurwa. Mbere yo kukuvura, muganga abanza kukubaza ikigutera icyo kibazo kuko aba ari cyo azavura kenshi. Usanga kenshi abantu bahabwa imiti ya diabete igihe bayimusanganye cyangwa se yarasanzwe ayifite, iyo kwiheba cyangwa se iya infection, kuko nibwo burwayi bushobora gutera hypotension. Usabwa kwita kuri ibi bikurikira. Ugomba kunywa amazi ahagije kugira ngo wirinde kandi wivure hypotension yatewe no gutakaza amazi mu mubiri, cyane cyane mu gihe uruka cyangwa se uhitwa, cyangwa se mu gihe wagize neurally mediated. Mu gihe rero ugize hypotension ubyutse cyangwa se uhagurutse, buretse kugenda, usabwa kuguma uko umeze, ugashaka ikintu wisunga kugira ngo utagwa, noneho ugahumiriza cyangwa se ukareba mu cyerekezo kimwe udahindura amaso cyangwa se unyeganyeza umutwe. Mu kwirinda ko wagira ikizungera igihe wari wicaye, usabwa guhaguruka gake gake, kandi niba wicaye nturenze akaguru ku kandi cyangwa se kugereka akaguru ku kandi, kuko biri mu byongera ibyago byo kuba wafatwa n'ikizungera giturutse ku kuba ufite umuvuduko muke w'amaraso.
niba byatewe n'imiti wanyoye aho rwose wizuyaza ahita ugana ivuriro rikuri hafi kuko utabifatiranye kare birimo ingaruka nyinshi kandi mbi. Kwa muganga bonyine nibo bazagena icyo kuguha iyo bibaye ngombwa unongererwa amaraso, kuko kugira umuvuduko muke w'amaraso hariho n'igihe ari uko amaraso yawe aba yabaye make nyine ntabashe gukwira mu mubiri hose. Hari ibyo kurya bituma umuvuduko w'amaraso wongera kuzamuka ukajya ku gipimo cyiza. Kubikoresha biri mu bizatuma umuvuduko w'amaraso uba mwiza mu gihe nta mpamvu izwi igaragara ituma ugira icyo kibazo. Muri ibyo rero tukaba twavugamo nka karoti, hari beterave, ikawa, kurya indimu, gukoresha umwenya, hari kandi no kongera ibyo kurya byo mu nyanja. Tungurusumu nayo ushobora kuyifashisha. Tungurusumu iri mu byongera umuvuduko ukabije w'amaraso, ari nayo mpamvu bavuga ko abantu cyangwa se abagore n'abakobwa bari mu kwezi kwabo cyangwa se bari mugongo babujijwe kurya ibiryo birimo tungurusumu cyangwa se garlic, kuko iri mu bituma umuvuduko ukabije w'amaraso wiyongera. Kimwe n'abantu bakomeretse burya nabo ntibemerewe kurya ibiryo birimo tungurusumu cyangwa garlic. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka tukubwire ko burya kenshi umuvuduko muke w'amaraso nawe ubwawe iyo wiyitayeho uwongera ukazamuka ukajya ku rugero rusanzwe. Gusa icyo usabwa no kwitondera kuwuzamura kuko ushobora kugeraho urenze urugero, cyane cyane iyo wongereye umunyu mu byo kurya. Nyuma rero kumenya ikigutera icyo kibazo usabwa no kukigendera kure, kuko kwirinda biruta kwivuza. Mu gihe kandi wandikiwe imiti yinywe uko wabitegetswe, kuko burya no kutanywa imiti neza nabyo bitera ibindi bibazo, birimo no kuba ubutaha iyo miti bakwandikiye itazakuvura kuko ya ndwara cyangwa se cya kibazo yagombaga gukemura cyayiciye amazi. Ndagushimiye rero wowe twabanye muri iki kiganiro. Komeza kubana natwe kuri General Knowledge Entertainment, isoko y'ubumenyi. Tubonane ubutaha, Imana ikurinde.